reka nkwifurize amahoro wowe urimo urumva iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itangiriro, igice cya mbere turasoma imirongo yose. Umutwe w'amagambo uravuga ati Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Umurongo wa mbere, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Kabiri, isi yari itaragira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagenda hejuru y'amazi. Gatatu, Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Kane, Imana ibona umucyo ko ari mwiza, Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Gatanu, Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Gatandatu, Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Karindwi, Imana irema iryo sanzure igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Umunani, Imana yita iryo sanzure ijuru, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Icyenda, Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke, biba bityo. Nongera kwifuriza cyangwa gusaba wowe urimo wumva iri jambo ry'Imana ahangaha kuri iyi channel ya Emmanuel Weri yuko wakora subscribe, kubera ko iyo utayikora ubwo bivuze yuko irindi jambo ryo mu gice gikurikira utazabasha kuryumva. Icumi, haravuga Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi igita inyanja, Imana ibona ko ari byiza. 11, Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyere imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. 12, ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. 13, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. 14, Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. 15, bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. 16, Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri. 17, Imana ibishyirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. 18, kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanya umucyo n'umwijima, Imana ibona ko ari byiza. 19, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kane. 20, Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. 21, Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari, irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, Imana ibona ko ari byiza. 22, Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. 23, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatanu. 24, Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari,
n'inyamaswa zo munsi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. 25. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yaremye umugabo n'umugore niko yabaremye. 28. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. 29. Kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twabyo bizabe ibyo kurya byanyu. 30. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikindi cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo, biba bityo. 31. Imana ireba ibyo yaremwe byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 6. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nongera kwibutsa wowe urimo wumva iki kiganiro yuko wakora subscribe, ugakanda like and share, ugashyira na comment kugira ngo utazacikwa n'igice gikurikira muri iki gitabo cy'Itangiriro. Amahoro y'Imana akomeze